kunda gakora ukabuzi nk'ubu ngubu ndakubwiza ukuri pe imbere y'Imana isumba byose isi inshuro ya kabiri ya Isiyaka ni niya gatatu by the way na match ya Musanze wabonye ibintu yadukoze urabyibuka ku ikosa ryakorewe Maripango yahita akaba ngo ariko ngurumva why kuki umuntu umwe ari udukora ibibazo AS Kigali yigamba ko yashoje Kenisi nako yarengeye Eric Kenisi yaramushoje reba Musanze cyo yikura araho ngaho reba ejo bundi kuri match ya uwo wumva ni perezida w'ikipe ya Gasogi ndetse akanaba na nyiri ikipe bamwita Kakoza Nkuriza Charles bakunda kumwita Kensi aho ngaho yarari mu kiganiro cya mu gitondo cyitwa Rirarashe akorana n'uwitwa Angilibert Mutabaruka bavugaga kucyo batangaga icyo bita intanga marara uyu mugabo mu magambo arimo umujinya mwinshi arimo n'akababaro kenshi yavuze kwiyibwa akorerwa n'abasifuzi hano mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda ni nyuma y'imikino imaze kuba myinshi abatoza abaperezida bakomeje kugenda bikoma abasifuzi bikoma n'imisifire muri rusange ndetse wasubira no mu mashusho koko ugasanga aba bayobozi ndetse n'abatoza bafite ukuri kubijyanye n'ibyo bari kuvuga mu misifire uwitwa Kakuza Nkuriza Charles bakunda kwita Kensi we yarahiye arirenga atanga icyo bita last warning ku musifuzi uzongera kumwiba uwo ashyira mu majwi cyane n'umusifuzi witwa Isiyaka yajya amusifirira kuri match nyinshi ariko uwitwa Kensi agaruka nyuma anavuga ati uyu musifuzi ni gute anyiba akanasubira n'inyuma akigamba ahantu agenda yigamba avuga ko yanyibye ni henshi agenda atanga ibimenyetso ni ibitego byinshi agenda yangirwa icyo igitego giheruka ni igitego cyo kuri match ya APR mu gikombe cy'amahoro ni igitego Gasogi yatsinze mu minota ya mbere y'umukino nyamara umusifuzi aza kuza kuba avuga ko baraririye biza kuba bituma iki gitego acyanga yagiye atangaza byinshi muri intangamarara batanga buri gitondo bavuga cyane bibanda ku ikipe ya Gasogi turaza kugenda dukomeza twumva ndetse tunasesengura bimwe mu byo yagiye avuga akantu ku kandi reka twongere twumve Kensi twumve ibindi yatangaje then turaza kugaruka tugira icyo tuvuga ariko nkwibutsa nimba utarakora subscribe gukanda subscribe ni inkunga yawe ikomeye cyane kandi kujya wibuka gutanga inyunganizi ndetse no gukora like ku biganiro byacu nabyo ni ibintu by'inyamibwa cyane nimba warakanze subscribe warakoze cyane kuza mu muryango w'abakurikira Iragwa Info reka tugomeze tubane twumva uwitwa Kakoza Nkuriza Charles bakunda gutazira Kensa akabari perezida w'ikipe ya Gasogi United ubwo yavugaga ku kijyanye n'imisifirire iri kugenda itagenda neza ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United cyo yikura araho ngaho reba ejo bundi kuri match ya APR reba n'ibindi regageze no kwitukwa nanone kuri match ya Mukura rero mu kuri kw'Imana sinjya ntegeka arbitrage ariko Isiyaka nkwihannye imbere y'Imana isumba byose akoze buriya ntago abantu bashaka kwandika bavuga ko umusifuzi batakimukeneye mushaka hiki niba muduha nzakwereka ibizaba izo ntago nzarega umusifuzi kurega ni uregera ntukajye mbere yo kwica gitero uzica kibimutera ibi ngibi rero ibi birareba nde birareba Ambroise uri muri federation sibyo bikareba ibi rero injustice enough is enough ariko burya ariko reka mbabwire rero ntitujye gukira na APR muzabikore nibwo muzabona yuko nta magambo mvuze menshi ibikorwa bizivugira uzagira ute APR izadutsinde kuko igomba kudutsinda cyangwa tuyitsinde kuko twabiruhiye cyane ko tunabishaka none kuko ni ikipe ifite ubushobozi budutsinda natwe dufite ubushobozi buyitsinda rero ntabwo dukeneye uza kudobya kwica iyo bayita last warning Kensi niyo yatangaga avuga ati ndarahira izina ry'Imana ati tugiye gukina n'ikipe ya PFC ati uwo bazaduha azibeshye atwibe nibwo nono nzahita ntangaza byanyabyo nkahita mbabwira ikigiye gukorwa uwo rero ni perezida w'ikipe ya Gasogi United avuga ati ngewe ndongera kwibwa indi nshuro imwe ndahita nigaragaza kabisa umukino ukurikira ni kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isa moya baraza
bamaze kuba bamanuka mu kibuga n'ikipe ya PLFC. Ikipe ya PLFC ikomeje urugendo rwo gushaka igikombe cya shampiyona, aho ihanganye na mukeba wayo Rayon Sport. Ubu barushanwa amanota 2. Ikipe ya Rayon Sport irarusha ikipe ya PLFC amanota 2. Rero kuri uyu wa gatanu ikipe ya PLFC iraza kuba imanuka mu kibuga, aho iraza kuba ikina n'ikipe ya Gasogi. Baraza kuba bakina ku isaha y'isa moya. Reka dutegereza turebe izava mu uwo mukino. Uwo rero nakumvishaga nikakoza nkuriza Charles. Ese wowe uremeranya na Kensi ko mu misifurire harimo ikibazo? Ese wowe ibi bintu Kensi atangaje urabivugaho iki, nimbura umukunzi w'umupira w'amaguru cyangwa ukurikira umupira w'amaguru mu Rwanda? Iyi ngiyi bayita Iragwa Info. Reka tugushimire wowe twabanye mwaka kanya k'iminota mike cyane, wadutije umwanya, wakoze cyane. Reka tuze gusubira mu bindi biganiro turi buze kugenda dushyiraho mu masaha agenda akurikirana. Mwibutsa gukanda subscribe, mwibutsa gukora like, comment yawe ni ingenzi cyane kuko aba ari inyunganizi kuri twebwe. Reka tuze kongera gusubira mu bindi biganiro tugenda tugugezaho mu minota igenda ikurikira. Wakoze cyane rero kuduha umwanya. Reka tusubire. Ciao ciao.